en general umva hano sike impamvu bishyize en general urimo kumva no kubera iyi reka wumve gatoya umva iyi video ni wumva iyi video sikiye umva ruka mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzabure oya n'abantu meze mu byihorere Doruka sazabaretse namukubita iyo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse agishatse akiri muto cyane cyane Yesu kana tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya okay so impamvu nkubajije urabona hano umwana nuza kwitegereza umwana aragaragaza na nyuma ya message yanditse ndatekereza wayibonye ari mu cyongereza aragaragaza ko ibi byose byamubayeho ni ju ariwole wakana ni mutoto akiri uruhinja akiri muto ari kuva muri secondaire eske utekereza ko ibi ngibi bishobora ari byo byagira ingaruka ke umwana agiye direct atarabye experience yo hanze bagahita muhereza kujya gushaka bikamugiraho ingaruka aya masaka bamazemo iminsi 136 mu rushako gusa yego n'iminsi mwayibaze bambariye n'amasaha ariko mana babariye ko ari iminsi 136 n'amasaha 12 n'iminota 24 amasegonda niyo bibagiwe mana akumura abana babivema n'amasaha n'amasegonda n'amasaha n'iminota bayimbwiye ngo aheruka kuvugana n'umugabo ariko so abantu babazi ako shanda simba menyera pe so rero urabona nk'ibi ngibi urabona Sylvie nubwo tunabibona hivi ariko turashaka yego ni ibyamamare ariko ibi bintu tubyitiki eske wowe ubona impamvu ishobora kubitera iyi ngiyi ari yihe ni ju barifanya kabituna ni materialiste nuko maybe umuntu yagiye hakuna patience ibi ngibi tubyitiki kamwe muhararira igitsina gore cyangwa muvuga ko no umudamu cyangwa umwana w'umukobwa agomba kugira freedom ye ntabwo agomba kuba ahantu ibi muri image yanyu nk'aba feministe mubifata mute hari ibintu byinshi birimo I think Twitter yanjye yari clear ngiwe kwanza nishimiye ko ntabwo nishimiye ko abantu batandukana nuko akunda abantu ba interpret ibyo umuntu avuga ariko mba nishimiye iyo umuntu ageze ahantu avuga you know what ibi bintu nabigiyemo ndaregreta ko nabigiyemo kandi ntabwo ari ibintu byaba ari ibintu byinshi byatuma abantu batandukana ariko rugo ntabwo rworoshe rumeze nko kuyobora igihugu kitayiboreka neza ntabwo byoroshe ubwo ntibakazakubeshya ni ukuvuga please uri umwana please uhura n'ibibazo bitandukanye icyambere nuko nyine uri umwana umuntu agufata nk'umwana akumva yakuyobora nk'ihene igenda yakubwira no rukagenda no yakubwira s washaka ku nge ntabwo nzi yo ka ariko ndikusumbye wumvuga en general ni ukuvuga hari igihe umuntu agufata nk'umwana akaba yumva ko agufite power na autorité ni ukuvuga ugomba kumukurikira umva sawa sawa ku bintu avuze rero ugasanga abana b'iki gihe batandukanye n'ababyeyi bacu n'abatate tukera abakobwa barongorwaga ari bato bafite 15 au moins ariko izo ngo bakazigumamo ariko se ni ukuvuga ko bari babayeho neza I don't think so ahubwo ukubera ko batari bafite pouvoir de négociation dans leur mariage n'umucyo ukavuga ko iyo ariko nakera nanone iyo umwana muto w'umukobwa yarongorwaga akagenda iriya nyirabukwe n'abandi hari igihe bavuga ngo yamufataga nk'umwana we akaba yamuinisia akamuproteja somehow so izo tisi sociale zabagaho kera ntabwo zikibaho nukuvuga iyo umukobwa arongoye ntabwo ari necessairement ko ari bujye kuba aho nyirabukwe ari cyangwa close kwa mama we akaba yagenda kure akaguma wenyine finding out what is marriage so currently today nge nta muntu nagira inama yo kurongora akiri mutoya kubera ko dynamics zarahindutse Godfather hari ibintu byinshi ba expectinga ku bagore iyo bageze mu ngo zabo ba expectinga ko nabo bakora bakazana amafaranga amemita bakaba mama b'urugo amemita bagashinga urugo bagakomera amemita bakabubaha mwebwe abagabo musko mwifata nk'utumana dutoya nyine nabyo tukaba tugomba rero ku mwana mutoya w'iki gihe ntibyoroshe kubera this economy is not easy kera navuga ko abantu bangana na ba mama wacu
n'abakuriye babaga bari nko mu murima bari ahantu hatari pressure yi development ya societe y'uyu munsi ugasanga baba muri community aho umubyeyi abyara ugasanga ababyeyi bagenzi be bari iruhande rwe bakamuzanira ayo mata bakamufasha guhinga aho yaragejeje agakurira muri community uyu munsi community ntiba urabyemera ugasanga noneho wa mwana iko ku giti cye niba navuga gutyo nizi challenges zose za development zihari ako muri risange ngiye case mpura nazo z'abantu barongo bari batoya ujya usanga ko abagabo barabasuzuguye bagashaka kandi abana b'iki gihe ntibari tayari ngo niko zubakwa tubyumvikaneho ni ukuvuga ibintu ababyeyi bacu baciyemo ntabwo ari byo njyewe sibi nacamo uyu munsi ni ukuvuga bari bafite challenge zabo nabo tuzifite ariko njyewe wamubita ikofi rimwe ze hano njyewe ndi hehe rero ntabwo turi rede abana b'iki gihe which I love abagenzi gende kubakunda ukuntu bari gukora ibintu byabo ntabwo bari ready gukubitwa ntabwo bari ready gucibwa ngo mutakutemeka ngo ibiryo birakonje cyangwa ntibiryoje ntabwo bari ready nungire umusabye mu buriri my dear arakubwira you know I'm not feeling well aho abana b'iki gihe bazi kwivugira ibintu byabo bitandukanye n'abantu bake rero ugasanga hari abagabo muri ino minsi bari gushaka abagore bakumva ko abagore bari bube nka ba mama wabo basize mu rugo ibyo bintu ntibikora so en bref et en général je peux dire que abana b'iki gihe ntibari ready niko zubakwa kandi ngewe pe nibyo mbabwira ko I'm happy that bagera ahantu bavuga you know what enough is enough let me step out arega Godfather namwe muzaba ababyeyi nta muntu ushaka ko umwana we bamuzanira ari intumbi nta muntu ushaka kuzajya kureba umwana w'indera yagize mental health kubera urugo ngewe rero buri mubyeyi wose namuankuraja ubonye ko umwana wavuye muri ruriya rugo ari muzima kumwakira kumubwira mwana wanjye ngwino nguhondore nguha amata wari warabuze ukamukaresa ukamubwira mwana wanjye ngwino nguhe n'akabere abantu tureke none se umubyeyi se umubyeyi mugenzi w'ibere watafaka none se umuntu no écoute iyo mvuga njyewe hari ibintu ndi kugereranya ni ukuvuga akongera akamutetesha nk'umwana we mutoya ntamvuge ngo ngo avuye muri uriya rugo ngo iminsi ingahe nk'ukuntu mumubariye njyewe ari umwana wanjye namubwira mama kuyapa hano ni iwanyu ntabwo urugo rwagutesha umutwe by the way sindi kubivuga ko yagiye ntabwo nzi case ya Vestine ni umwana w'umukobwa nkunda cyane I love them nubwo ntari umurokore nkabo nkunda gukurikira indirimbo zabo nkunda kubareba ukuntu bari beza bari natural ngiye bari abana ndabakunda cyane rero kubona Vestine kuri nge abaye intangarugero ku bana b'abakobwa benshi niba ari ukuri koko yatandukanye abaye intangarugero ku bana benshi bari kugenda bakaba basazi muri ziriya ngo abana benshi bari guta ubuzima ukabona umwana amaze gucuya umwana akareka akazi akaba press ngo nurugo ngo nisubira hariya se bizaba bita by the way iyi case yatumye kuri lunch ahantu ndiri turabiganira kubera mfite umucuti wanje w'umufeministe nawe wabaye mu rugo rubi cyane twari turi kumubaza ariko wowe wabaye muri uriya rugo ute yatubwiye ko yabyaye umwana wa mbere umugabo we w'umwari hari Kigali araza aterinda umukozi wo mu rugo nawe abyara umwana wa kabiri twamubwira ko wowe umuntu wawe ujijutse wahuriye n'umugabo wawe kuri kaminuza nute waba muri abusing anurya ngo yashaka no kumusaba ku bintu n'injoro agafosinga n'umukozi ibaza abagore babiri bakabaryamira nawe ijoro rimwe dans une nuit ariko umugore arabitorera uzi ko ntatubwiye Godfather yatubwiye ngo nari mfite abana banje nshaka ko abana banje bagira papa ariko ngo n'amateka yanjye aho nari mvuye nkavuga mana yanjye nzasubirayo bavuga narasenye icyo kintu rero nicyo kiri kwica abantu benshi muri Afrika Godfather aho umwana w'umukobwa agera aho bamwica ngo nzasubira iwacu ni igisebo ku muryango ahubwo se ni igisebo actually hari culture batwigishije uyu munsi baratubwira ngo no hari community actually iyo umwana w'umukobwa wabo aje ari muzima they celebrate ngo mothers in the community celebrate ntabwo ari kuvuga ngo ba celebrate in the divorce bimunyumve nabi aho ba celebrate ko umwana wabo aje ari muzima so kuri nge nta gitangaza ahubwo nka famille y'abanyarwanda none ahangaha reka nze ngende no kugira ishaka ry'umukobwa wacu nk'umunyarwanda aronga n'umunyamahanga tugomba kumwakiriza amagambo meza tukamubwira we are here to hear you niba ukeneye support yacu niba ukeneye kurira niba ukeneye umuntu ukwambrasa je veux dire kuguhaginga niba ukeneye amazi yo kunywa niba ukeneye we are here ibintu nibyo Vestine agomba kubona muri community y'abanyarwanda ariko abantu kumubarira iminsi abantu gukora iki kumutega iminsi abandi kuza bakavuga n'ubundi niyo finish yagombaga kubona ko yavuye muri ba barokore bameze ukuntu sinzi bo nubaha cyane ariko bafite imyumvire yabo ukuntu ahubwo babarira space yo gukomeza Vestine kumwereka ko hari ubuzima by the way n'umwana mutoya araka bwinshi kuturusha kwese
So, je peux vous demander, nta nubwo muzi none se iriya message mwasomye Godfather muzi ibyo yagiyemo cyangwa ibyo yashakaga kuvuga ariko Godfather kubona umugore w'umunyarwanda uza akavuga ibyo Vestine avuze my dear nukuvuga ko hari ibintu yabonye ataza no kubabwira uzi ko abanyarwanda tutavuga uretse rero story sa umva rero ibyo tuvuga se none ibivugwa ko iriya yari operation kugira ngo uriya mugabo bamwibe bamwibe iki amafaranga kuko afite imitungo mu Rwanda afite n'ibindi niyo urabivuga wiki ico ni kimwe ikindi cya kabiri ngewe ndi wa muntu udakunda kugenda mu nkuru zo hanze ibwizo nkuru ngewe numvisize niziriya numvishije za mushambre vraiment so zizingiyamo kandi nge niyo kamere yanjye izo nkuru zo muri salon nizo twumvishije ko yavuze ko nge niya message mfashe sinshaka no kuyinterpreta kure ariko message wayibonye kugira ngo uriya mwana yashaka kumwiba amafaranga ngiye simbona umwana w'umukobwa wafata ngo Vestine yashaka kwiba amafaranga uriya mugabo itise abantu bavuga ibyo bashaka ntabyo batavuga ariko ubu ngubu nk'abanyarwanda vraiment Justine ni umwana wacu tureke ibindi nibiza bizaze ariko apana byari ubwe njye numvaga vraiment twamuvugisha amagambo meza reka mubye ngo nta mugore n'umwe ngiyewe nzi wagenda kubaka urugo afite gahunda yo gusenya petete niba mubazi itoke harabaza bashaka iyo mitungo n'ibiki ariko ko hari abagore bafite imitungo bararabarira iyo mitungo koko niyo mutekereza ko yagenda I don't think so ntabwo nshaka kumuvugira ariko I don't think so iyi video abana bujanja barabatora kwa bana ile bujanja tepaza iyo demi amaliza cheza aka audio maze gukina uvanyemo iki nk'umuntu mukuru ntabwo nakumvishije neza hari aka video abwira muri umuntu nawe ngo aramutse yibeshya agashaka ari muto nkuko byamubayeho urumva ngo yamumerera nabi cyane ngo ntiyamwemerera kuko we aragaragaza ko gushaka ari muto yari ikintu kibi kurusha ibindi amanika cheza tena usikiye ni bibi cyane n'abakuru ingo Doroka mwana wanjye kansi kumwana umva hano Doroka mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya mwabantu umeze mu byihorere Doroka azabaretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ageshatse akiri muto cyane wese uko natwe ukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya wabyumvishe urabyumvishe bisobanukiwe ni ukuvuga nyine ntabwo umuntu atinya ishamba siko bavuga atinya icyo bahuriyemo nibyo birabasemaka yego ni ukuvuga nyine arabizi ibyo avuga uriya mwana afite n'ubwenge bwinshi cyane agiriye abana benshi inama kandi ngewe nakunze ko she came forward n'ubundi yabiceceka nta nubwo mwari kuzabimenya rero kuvuga ko yaje kubivuga ni impamo y'Imana ntimumutera amabuye mumuvugishe neza ziriya ngo ntizoroshe n'abakecuru zarabananiye merci beaucoup Sylvie nibyo nashaka kumva wow thank you so much ingo ntizoroshe muzigende bo buhoro kuko maniba ndani urakoze cyane uzigendamo uri mine wambaye antibal donc il faut être mature mature il faut être mûr merci beaucoup Sylvie sawa abafeministe nari mbizi ko ari buze gufata uruhande rwa Vestine bari Vestine bari Doroka sinzi izina rukumva ngo umugore wanjye niwe mutoya kuruta uyu nguyu Vestine n'ibiri ikigo ryihano umva rero mwabintu kantu kuri ako kayozo kawe ugende bagufunge mu mutwe ibingibi turabimazemo kabiri turabizi ntabwo iyo bakwibye account ntabwo wandika ngo usibe banditse ntabwo umuntu wibye account yandika nikiretse niba yibwe n'umugabo we cyangwa akaba yibwe yayibye
iyo tuzi account zibwa uko bigenda, tuzi umuntu upostinze uko bigenda, especially muri aba star uko twirwana nabo tubana nabo turabazi. Nta mustar wibwa account ngo narangiza ngo ashireho stati narangiza yongera yisibe nkuko byagenze. No iyo unuvuga ngo we yashyizeho stati ye, yashaka gutambutsa message, akimara igihe kikimara kuyifata ahita yisiba. Turi kumwe? Iyo bakwibya account, none si uwo muntu wawe mwibya account, wowe uzigihe yakuriyeho amafoto y'umugabo we bari kumwe, uzigihe yakuriyeho yavuye uyu munsi. Do you think ko tuzana mu gitondo tugafata inkuru tukavuga tugaterura tukavuga inkuru? Oya, tuba twamaze kureba, twakubwira igihe amafoto yaviriye kuri account ye bwa mbere, amafoto y'umugabo yose akayavangura. Ntabwo duhubuka. None se mwabiwerewere mwe, dore iyi nkuru sinjye wayibazaniye. Iyi nkuru mwari muyizi, mwari mubizi ko rugumi serugwe n'umuzungu ni muri kubireba. Mutesi Joy ntibamutaye ibishanga, singiye inkuru mwabibonye. Dore inkuru, iyi nkuru tuba tuzifite, warebye soma ngiye inkuru. Ntabwo duhubuka. Turi kumwe? Mwebwe mubona ibi bintu byanditswe, you have no time kugira ngo ukore investigation. Twebwe as a bloggers nk'abantu bakora ibi bintu kinyamwuga. Amarenga y'ibi ngibi yatangiye kugaragara kera, uvuze ukuri. So ibyo tureba ni ibi ngibi, urukunyumva? Mutesi Joy ayicyuzi yarayabonye. So niwitegereza, twebwe turi active ku buryo umanuka ukagenda deep, tukinjira tukagera no muri Tanzania. Dore ngizi nkuru, wayibonye inkuru ya Mutesi Joy? Mwari muyizi? Sinaiba tuyiho mugakanura amaso hano. We went deep down. Hello? Paka chini ya maji. Twe tukabakubitaho inkuru, ubu ngubu haje indi version mwabwanuka mukagenda. Nta mustari bajya biba account ngo namara akora inkuru. Iki cyongereza byonyine, when you see here, when you see this message, urebye message yo kora account ya ntuza, iyi bayikoze bakimara kuyikora bahita bayikuraho. Niko bigenda, niko bastari batanga message. Ntabwo bashaka kugira ngo habe saga. Remember, ntabwo ngomba kubirekeraho. Message yatambutse, uwashaka guhabwa message yari yamaze kuyibona, abashaka guhabwa message yari yamaze kuyibona. Aba bantu ibintu babiteguye neza cyane. Dufite amakuru kugeza naho mbere yuko bajya muri Canada, uyu mwana yavuye mu gitaramo yari arimo, ntabwo yongeye gusubira mu rugo, yakomereje ku kibuga cy'indege. Ageze mu ndege, akavideo karare aravuga ngo arashonje, ko amaze iminsi biratarya. Ndavuga gitare cy'amahanga. Mwebwe muri ahangaha kuko muri ibi werewere mba muje kumva gusa, you have no idea what is going on exactly. So ako karirimbo yakoresheje mukiteho. Yalabi. Mama Gianna zamuka. Mama Gianna zamuka bidusobanurire. Mada bamwita Ines Keira, ndabona usa neza. Ines Keira kubutamfollowinga na kuboroka. Ines Keira, wowe ufite wambaye ipantaro uri kureba hirya, followinga. So guys, twagiye mutapinge screen, abantu 1,100 tap the screen. Ani 1,100 mutapinge screen, tapote la famille. Abakirisitu mwese, ariko se nibundi ni gute twatagiye inkuru nta mukozi w'Imana urangwa amaza dusengere? Muze hagira umuntu umukozi w'Imana urahanga azamuka amaza duhesha umugisha. Dutangiriye inkuru tumaze gusenga. Haleluya. Dutangiriye inkuru bamaze gusenga. Ibi ngibi biraza kumfasha dutangire tumaze gusenga. Turi kumwe? Mutangiriye inkuru, dutangiriye inkuru.